Turi kuri Stade Amahoro ahateganyijwe kubera umukino w'umunsi wa 25 wa Rwanda Premier League. Rayon Sport yakira Gasogi United. Rayon Sport yo nkuko mubibona yo tayari yamaze kuhagera rwose kurikije n'amategeko amasaha abiri mbere y'umukino yo yanahageze rwose mbere ho gatoya nawe amasaha abiri ataragera, ariko kugeza n'ubu ngubu Gasogi United yo kuva amakuru yahereye kare yahoza avuga yuko Gasogi United itari bukine uyu mukino kubera ko itawumenyeshejwe yuko wimuwe yarizi ko match iri saa 9 kuri Kigali Stadium. Ibyo kuyizana hano ku isaha 4 z'ijoro hano kuri Stade Amahoro ngo nabyizi nta nibyo yigeze ibwirwa haba nyine muri communication zituruka muri Rwanda Premier League zijya kuri Gasogi United, yo ikavuga ko match yari saa 9 ni nabyo yiteguye. Amakuru nakuruye muri Gasogi yizewe rwose nuko avuga yuko bo barebye basanga bije yaba yikubye nka gatatu, kuko baravuga ati abakinnyi bo twe bo biteguye nk'abafite match saa 9. Izo saa 9 birumvikana abakinnyi bagomba gufata amafunguro mbere ho gatoya, kuyishyira rero saa 4 amasaha arimo urebye n'igihe baririye mbere ya saa 6, kuko barya nyine mbere ya saa 6 kugira ngo digestion ikore neza bajya mu kibuga nibagugare nyine cyangwa se bumve baremera ibiryo byaze kubava mu nda. Bavuga ati ko rero kugera ku izindi saa 4 z'ijoro bare basabwe bo kongera kurya, iyo ni hoteli tayari iri bugeho. Baravuga ati abakinnyi ba Gasogi bo abenshi barabana, ese ko bitekera barataha bajye guteka izo saa 7 match irabirangiye, kuko match ya saa 4 birumvikana byibuza irarangira nko mu masaa 6. Bafata urugendo basubira aho baba, atse abakinnyi baragenda bateka iryo joro bagasanga ni buri bukunde nayo nayandi mafaranga yo gushaka umuntu uri butekere equipe akayigaburira, ayo nayandi mafaranga. Ibyo byose rero nibyo Gasogi United yabaze isanga ni biri bukunde, ariko ikiyagaze yuko nuko ngo communication itigeze yihabwa cyangwa itigeze ibwirwa yuko match yakuwe saa 9 kuri Kigali Stadium ikazanwa hano muri Stade Amahoro ku isaha 4 z'ijoro. Ati kandi niyo byaba gute byose amatangazo cyangwa se gahunda zihindura umukino zitangazwa mbere y'amasaha 48 mbere y'umukino. Ibyo byose rero nibyo bya Gasogi. Na hano rero nka Sport turi hano kuri Stade Amahoro, hano rwose niho bundi amakipe abaparitse, hano team B nibi paritse, team A nayo ibi paritse hariya, ariko rwose nta gacuka ikipe ya Gasogi United. Nyamara Gikundiro yo tayari murera yo yamaze kuhagera yiteguye umukino. Ngo rero no gukurikiza amategeko, itegeko rivuga yuko ikipe ibuze ku kibuga babari iminota 15 igatera amaga. Ibyo byose nibyo dutegereje kureba. Gasogi United iratserwa amaga, Rayon Sport itere amaga, nyine Gasogi yegukana amanota 3 n'ibitego 3. Ibyo byose nibyo dutegereje kureba muri rusange. Nuko nguko bimeze hano Gasogi United na nubu ntabwo turayiciriyera. Sera Olivier Amado ngira ngo nawe kabisa muramubona, ewana no bita Abimana Yves nawe kabisa ngira ngo muramubona, no bita Kabange nyuma yo kuva mu murenge, ewana arahari ameze neza cyane, nta kibazo na gitoya. Ndikumana Sumari nawe yagarutse uyu munsi, Mugisha Yves ako Yves ni muremure warayi, no bita Yusudianye ari kumwe no bita Tambwe Guruwari, no bita Ntarindwa Aimable na Pascal naho kabisa ngira ngo murimo murababona, no bita Forunganye, no bita Cindy Paul Jesus nawe ngira ngo murimo muramubona. Ewana ibintu byose bimeze neza cyane, nta kibazo na gitoya. Murayibona imaje kuhagera ije gukina umukino wa Gasogi